hari wa bega wibye banki wenda bega there is a reason why to be homeless koga rero jewe y'aba homeless bagenzi banje baba homeless ubu ngubu bamaze abenshi barandutaga ushobora gusanga bamaze kuba the oldest you know barahari pe bare twabanaga ako giye mu gukaraba nacungaga ya mazi yo ku kibuga nk'ubu ngubu nko muri Qatar mu kanya kuri match ya Brazil irangiye bahita bamena amazi habarimo amatiye amazi akajya bakabanza ikibuga bakaza atungereza mu kirere hasi kugira ngo uri tape banze bayikore fresh niba ari akubera byatsi ni bya tape meya atari byatsi ubwo ya mazi iyo amazi bafunguraga ayo amatiyo je nacungaga ya mazi nyina nyenda nkagarara nkabankoze nkatekinga shawo jewe kubera ko nabaga muri Amerika hari gihe naryaga neza cyane none se ko mbere nta mvi nari mfite uri muri Amerika mbese nta mvi wari ufite imvi zijeje bunda ariko no kuvuga ngo nuko na savinze nyine protein ziri muri my physical body urumva ubwo nyine urumva niba ntarimerutse pizza ubwo izo naririye muri Amerika yo zatumye nyine zikomeza nyine nizo ziri kumera nizo ziri kugenda zimera nahambaga cyane ubwo akazi kabuze rero nta kindi nakoze ubwo nanjye bahise bambwira ati njye ku muhanda baragusohora barasohoye icyo gihe na bag yanjye nayo narajyanye muri Amerika ndumva ariho nayisize mpita njya hano ku mugabo w'umuzungu wakoraga ibintu by'amamodoka ancumbikira nk'icyumweru narahasize na certificate y'ibyo nari narize bya nursing assistant ndumva ariho nayisize nyuma yaho nawe umuzungu nawe aza kwikomereza yigira muri zindi gahunda mbwo nibwo nahavaga rero mpita njyaho ku rusengero kwanza bana narazanye amaga ndi muri Amerika waraye wazanye amaguri muri Amerika oh my god anjyana yanjyanye mu rugo arakoza nduga maze gukarabana namporeza ubundi ndongera ndigendera ndamushimiye mani mumugisha imukomeze mugirere neza wari umaze igihe kingana cyo toga ubwo icyo gihe kugira ngo uzane amaga ushobora kumara kwezi kumwe kwa guhagije utoga cyari ko icyo kibazo kiroroshye USA bura ntago twikomplika akareka babigenza gute habara amapuberi kwiherera habara amapuberi babigenza gute se ku giti cyanjye se haba hari amashashi bana noneho nyine nawe urabyumva nyine bana ni ikizamini nyine bana kugitsinda nyine uba urirengagiza tu kumva kuri muri bathroom ntabirenze wiherera mu ishashi ukajyana ushyira muri puberi hariho ipuberi binini imodoka ziga picking up Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza nabyo mbifuriza umunsi ku wundi reka mikaze rero mwese mukunda Iris TV ndetse munakurikira ibiganiro byacu aho muri hirya no hino mu nguni zose z'isi zitandukanye duhereye hano mu Rwanda mu ntara enye z'u Rwanda abari mu majyepfo muraho mu majyaruguru burengerazuba burasirazuba ese intara z'igihugu razizitindo intara z'igihugu ndumva ari zingahe ni 4 ni 4 iyo banyine hari intara east west north na south aha akiyongeraho umujyi wa Kigali n'umujyi wa Kigali ubwo nesha yari we kuri mukuri ni intara enye n'umujyi wa Kigali ukwawo uturere tungahe uturere mu Rwanda hose bitatu ngiye kubaza ibibazo bibiri mbere ko dutangira ikiganiro ubitsinda igihembo ibibazo bibiri buri kibazo ni iki ni igihembo uturere tungahe bavuga mu Rwanda hose igihugu cyose gifite uturere tungahe 38 icyo wakisha icya kabiri u Rwanda rufite bameya bangahe abameya ubu nyine abameya bangana n'umubare w'uburere cyo ndagikoze yega wowe so no kuvuga ngo kera abameya banganaga n'umubare w'uturere ariko byarahindutse kubera ko umujyi wa Kigali ubu
ntago twaturera ruzi twa Kicukiro akarere ka Nyarugenge byarahindutse n'abameya bagifite kugira ngo n'abantu bagiye babimenya. So rero tubaha ikaze bari muri za diaspora zitandukanye. Ese mumeze neza ibwota amasimbi hakurya y'inkiko z'u Rwanda, muri aho murakomeye? Abari muri Amerika ho Tindo yahoze atuye, mumeze mute? Ukumbuye abantu bo muri Amerika ndabizi cyane rwose, ndabakumbuye cyane. Biba byiza dutangiye ikiganiro usuhuza abavandimwe wasize inyuma. Yes, hi for everyone there, kabisa. Mikoro giyegereza nka gutya. Ikintu cya mbere nababwira nyine, I'm happy today and I wish you for Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. As we start just at December, today is the 2nd, and to everybody there, USA muri diaspora, basuze mu Kinyarwanda kiwacu. Nabi wacu rega. Mukomere cyane, ndabashuje diaspora. Mugira amahoro y'Imana. Alright. Mugire amahoro y'Imana. Rero ni Tindo turamenyeranye no kuri Iris TV ubwa mbere, ngira ngo sino bwa kabiri tuganiriye. Uyu munsi twongeye kuba turi kumwe kugira ngo atuganirize byinshi bitandukanye. Ibishize ubwo duherukana ari kumwe na mugenzi wawe Mbona. Wamenye amakuru ko Mbona ubungubu ari muri rehab? Ntabyo nabaje kumenya, ubu deja nibwo nyibimenye ko ubimbwiye. Ko ntabwo nigeze mbona uburyo nagira na communication nawe. Kabisa nabyuka nkicaye hari turimo tuganira. Yes. Kabisa tuvuga ati umwe Mbona nibutsa abantu yabaye muri Rasha. Yize muri Rasha. Birangira bitagenze neza, nawe wabaye muri USA. Icyo mwari muhireo nibuka nuko mwize muri groupe officiel Butare. Yes, twese twize muri kaminuza Butare. Wewe nago yize muri groupe officiel. Ahubwo bikize muri école de sciences. Je ni muri science, we ni muri officiel ngira ngo groupe scolaire de Butare. Nawe warahise se? Oya, je nize wize muri école de sciences by'Imana. Na amashuri akomeye cyane nayo. Icyo muhuriyeho nuko mwize muri kaminuza y'u Rwanda. Yes. Ikera yitwaga Iniri. Yo munavanga umuntu akomotse muri Iniri. Actually je nagira ngo mbere Iniri byavugaga kwakundi banditse ku musaraba wa Yesu bakandikaho Iniri. Ntabwo nari narabimenya neza. Nabimenye nyine nanjye aribwo ngitangira bamenya ko uruzika ari cyo bisobanuye. Ari cyo bivuga. Iniri yiwacu ndabizi ko ivuga Université Nationale du Rwanda. Hanyuma se harya iriya ku musaraba noneho wa Yesu rero. Ivuga ngukiyeho. Naba nkubeshye pe. Mbona byanditse ariko sinaba nkubeshye. Nukuri abantu baduso nanjye numva ntabizi. Twandike muri comment nakamenye nako nkashyire muri comment rwose babya amagambo mbitse muri mu bwonko bwanjye rwose nuko twungura ubwenge kuko Iniri ariko bone bakoresha I na N bakoresha N na la N na la gusa ubwo se twavuga ngo kiza naba nkubeshye. Reka twinjire mu kiganiro. Ngira ngo impamvu uyu munsi Tindo turi kumwe no kugira ngo turebe ko ameze nibyo bya mbere. Amakuru yameze gute cyane ko tuba tumukurikirana hafi nk'umuvandimwe wa hafi. Ikindi no kugira ngo tuganirize kuri bwa buzima kuko ibushize ntabwo twagize umwanya uhagije, twageze tubiciramo hagati na hagati, ariko yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabivuze ibushize, ndetse ahamara igihe kitari gito aza kugaruka imwe bita kuba deportinga bitewe n'ubuzima butagenze neza hariya. Ubwo ndimo ndabibutsa basubiza inyuma wenda kugira ngo wenda n'abatara kuri iki kiganiro kibushize babashe kubyumva. Wabugize amahirwe makeya, utakaza akazi, ubura akazi igihe kinini, uba ku muhanda imyaka igera kuri 2 birangira unagize n'amahirwe make none baragufunga birangira unagaruwe mu Rwanda. Ubu ngubu ni huri ubuzima nago bumeze neza. Tukagira tuti Tindo hagati aho ngaho tugiye kuganira ku buzima bwo ku muhanda. Sasa ubuzima bwo ku muhanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ubuzima wabwira abantu gute? Experience wagiriyeyo imyaka igera kuri 2. Yes. Ubwo turabihera no kucyatumye icyatumye mba homeless. Nkuko ne natangiye nyine amazina yanjye nasanzwe ni Mujyambere Eric Tindo. Nongere mbasuze cyane, mukomere diaspora, abavuga indimi zose zisoboka indimi, everyone who speak, just let me say I salute you to everywhere you are, you know what I'm saying. Ubwo rero
agiye ubwanjye navuga se kujya muri Amerika je nabyita ko byari nk'inzozi ahari. It was like a dreams. Inzozi za buri muntu akenshi abantu benshi bavuga ngo uwangiza ku butaka bw'isezerano wangiza muri Amerika ariko siko bose bibahira. Actually nyine yo banageze nk'ubu umuntu uriyo deja arumva nyine ari somewhere to just a different in Africa ariko life there it's just on a time si byose ubuzima anga ni kuri time ubwo rero nanjye inzozi you send me you know ubwo nuko it's not easy you know it's just for keep my mind, keep your mind, just focus for what you do, how you get in your life, you know. How get in your life. Barabizi cyane nk'abantu sinzi hari nka wenda ntaratangira ibyo ku muhanda. Nje ikintu cyashimishije. Navuye no narakijijwe. Wararukuwe. Mbo rwose ndabatizwa pe muri ADPR. Abantu bita kwitabe Butare. Abize muri kaminuza bari hanze ndumva muhaye 2006 gutyo 2007 ariko ntago nakijijwe kuko nashakaga gukorera Imana. Numvaga gusa ari ibintu bindimo mvuga ntariko ubatirijwe muri Katolike ndakabatirizwa muri ndi dini kurege nk'ibaza sinago tuzajya the same place nkavuga ni all of us we gotta be in the same place. You know what I'm saying? That's what I mean. Ubwo nyine mbo haje kubaho rero go ntangira gusenyera. Nje nabatijwe mvuga ngo buriya ni impfu ndamutse mfuye. Wabona ababatijwe mu barukore yo wabona navuga ni buriya wasanga muri ADPR mu mazi menshi ariho sawa. Ubwo nta ariko nyine ubwo iyo logique yanjye mbere ariko ko nagiye niga ibintu byerekeranye n'Imana naje kumenya ko umubatizo nyine ari umwe ahubwo icyo nashaka kuvuga aho nyine ubwo nyegera batijwe ku gahanga n'abatijwe mu mazi menshi ibyo bintu ni bimwe wasanze ari Zemba numva uwo mu mazi menshi ashobora kuba yenda abayishakira gusa nko kwidumbuza mu mazi menshi nese Yesu Kristo yabatijwe mu ki Yesu Kristo se muri Yorodani nyine mu mazi menshi. None se ubwo batari we tuba dukurikiza. None se hariho Yesu mu ADPR na Yesu mu Gatolika. None se Yesu Kristo mu ADPR mu mazi menshi Yesu Kristo mu Gatolika babatije gahanga. Nese wigize wumva aho Yesu yabatijwe ku gahanga Yesu Kristo. Bavuga ko yabatijwe mu mazi menshi. Yego. Ubwo rero niho nyine ubwo twavuga wenda ko mu mazi menshi none tuvuge ko ADPR none iri mukuri. Sinzi uko byumva nanjye ndikubaza wowe icyo nashaka nari ntangiriyeho mvuga nuko nyine umunsi navutse nabatijwe mu Gatolika ariko ntago nari mbizi nyine barambwiye ngo narabatijwe banyita Eric. Ubwo urumva ko nari nyiri umuhungu nari umuhungu mutoya urikira uruhinja nari nyiri uruhinja aho nkuriye rero kuri mbese wabatijwe utahisemo aho nkuriye niga no guhazwa amasakaramentu yo guhazwa n'isakaramentu ryo gukomezwa harye bwirindira ryo gushyingira usigaje angahe ryo gupfa nese warashyingiwe ryo gushyingira niryo nsigaje ubwo nabire mbura ariko se wazanye umusatsi umwe utarashyingirwa ndabigira gute jewe kubera ko nabaga muri Amerika hari igihe naryaga neza cyane none se ko mbere nta mvi nari mfite uri muri Amerika mbese nta mvi wari ufite imvi zijeje bundi ariko no kuvuga ngo nuko na savinze nyine protein ziri muri my physical body urumva ubwo nyine urumva niba ntarimerutse pizza ubwo izo naririye muri Amerika yo zatumye nyine zikomeza nyine nizo ziri kumera nizo ziri kugenda zimera nahambaga cyane cyangwa ziri kugushiramo ahubwo umusatsi wari umukara ukaba umwe ahubwo igikara cyo rwose noneho cyabaye igikara pe
ese tinga ngereranyiriza ibiryo waryaga muri USA n'ibyo urya ubu ibyo ndyo ubu ngubu uretse ko nyine ibyo ubu ngubu uretse mayoneze wenda mbura mfite mayoneze ibyo ndyo byaba ari byiza kuko biba bidahenze cyane nko muri Amerika. Ibyo byiza byari biheze ubwo byari byo from USA Phoenix Arizona cyane cyane nko muri restaurant bita nakunda kujya muri restaurant za McDonald's restaurant ukaryamo ibiki hamburger, Burger King, hot dog, pizza. Ibyo bivuna muheto ko bibyibushya abantu byatari byiza. Uzi nk'ubu ngubu nsubiyeyo uzo umuntu wariye umutsima w'amasaka ashaka arya umwumbati akarya umwungu. Uzi bya bindi bavuga ngo Imana ngo igitanga amahirwe bwa kabiri. Ye baba we mageze noneho sinahindura umugira nakwigumira muri Phoenix. Wenda nkigira nko muri Tucson cyangwa Flagstaff City. Ako nyine iyo second chance imbayeho ibana ndumva n'aba diaspora bose bakwishima ndabeshyara nago so wambwiye se ko nyuma y'imyaka 10 ushobora kuzagira amahirwe yo gusubirayo. Burari ukuntu nabikora bikampira aryo washize ingahe hakubura nta kuntu ubundi nazigirayo tukijyanira amahirwe yo kugera sugira ngo aroroshye ti inzira ndayiziriga kugira ngo inzira n'inyamagenda inzira ijyayo ndayizi inzira wabonye green card inzira ijyayo se ndayizi kwese urayizi ariko ntago nta mpapuro zakujyana yo wapfa kubona ibyangombwa visa. Oya visa se bura singira ngo ikibazo sa amafaranga buriya ra wenda n'abatwumva ikiganiro nabo batugira inama nk'ubu ngubu hari umuntu wambwiye muri commentaire y'ikiganiro twigeze gukora mu bihe byahise bushize arambwira ngo nageze muri Amerika ngo nkunda abakobwa ara ngo nicyo cyangaruye ubwo sibyo ngo nagarutse ngo nta n'ifaranga ry'idolari mfite. Waje ufite idolari rimwe yari ifite ane amadolari ane ugeze Kigali ufite amadolari ane rimwe na rimwe Primus ya Mubimba hari Remera hafi yo ku tangukira ku gisimenti hafi mu Giporoso bamwe mu Primus kigura 800 w'isafura Rwanda nese wahise uvunjisha kuri airport. Nagiye mu kabari ndabwa ntibazo ko babonaga nyine ari ubwa mbere ati munago tumenyere mu mujyi rwose bite no style yambaye ukuntu ameze freshiri ufite ubwanwa bwiza cyane ubu ngubu se kuruzi none ubu ngubu bwabaye wanene ufite za favori ubwo tumunyamerika arahageze ku madolari hataye ane ubwo atatu yaracitsemo kabiri nari nzi ko iyo bakudiportinze kuri abakugaruye muri Afrika bagira impamba baguha iguherekeza muri Amerika ngira ngo iburayi birahaba bashobora guha nk'amayero nk'ibihumbi 2 sinzi niba nibeshye iburayi ho ikiza cy'iburayi iburayi ntabwo ari kimwe no muri Amerika kono uri ku cyangwe muri iyi minsi ndi neza bomba ndimo neza muri iyi minsi aga gasogisi kariko kariho amababi ateje inkeke muri iyi iri sogisi aya mababi na ikiye gihingwa ari mabaxes yanjye rero ubunze amasogisi je nyita baxes baxes zanjye rero ziri amababi ikiye gihingwa yari commande yo muri Jamaica niyo mpamvu bona hari ikibabi iki kibabi ni iki kiye gihingwa oya ne gishanye gusa nta bari intuzi nta by'igihingwa ahubwo ni igishanye cy'umwumbati niba ari nk'umwumbati ariko nukantu reba na hano do ose abantu badukurikiye ntibayiyoye reba uruzatari igishanye cy'umwumbati do umwumbati ufite ayo mababi tuzabikorera ubushakashatsi mbo ubwo anyway ayo masogisi yakorewe mu Rwanda oya iyi ni made in Jamaica saba imyumbati byatari no kutasi rimwetero no ndiho noneho All-Star harya hano ni mu Butalyanira iri nyenyeri imwe handitse itarise oya handitse superstar ariko nawe superstar ti ngenda suza Mico the best kabisa I salute you na Bulldog cyane ari ndi mwiganye undi muri kaminuza Butare ninde harya TMC ninde wambwiye muri Dream Boys ra muri Dream Boys atari Dogiters ni Muyombo Toma Dogita cyane Tonto Tom Cruise yarakize
yabonye akazi keza dogiteri ukomeye cyane akora mu bijyanye n'amaraso ako buriya sinamubaza nka groupe yangera ibyo nako kanya nayo uzi se groupe Sange yawe umuntu w'umusirimu wabaye muri Amerika groupe Sange nyine sibwo nasanga imeze tea shaka ufite nka B cyangwa AB cyangwa se ako nkurikije ubuse donner universel kurikije ubungubu kubera kurigeze kurya neza busindi nko muri O basandi nko muri O twikomereze ubwo nyine ukuntu so ibishize ngira ngo urugendo rwo kujya muri Amerika twabaye nkaho rusasira wenda abantu batayibonye bakurikira ikiganiro twagiranye na Tindi bushize bakareba urugendo rwo kugira muri USA ariko noneho ikintu umunsi twifuje kuganiriza abajene cyangwa se n'abandi bantu badukurikira ushobora gusanga n'abantu bari muri Amerika ariko batazi ubuzima bwo ku muhanda babona kuri ari aba homeless batazi ngo homeless bundi cyakoze ikintu nyanumva bavuga nuko babona ko baba muri mu mage mu gihe cy'imvura ubuje burabica mugahungira mu mazu naguceye mu ijambo umunsi ugiye kutuganiriza byimbitse Tindo kuva ku 20 ku cyumweru mwaka 20 imyaka 2 ari ku muhanda ibintu abashaka kubisporta gute ubuzibyo buzima bumeze gute yogaga gute akarya gute kuryama byabaga bimeze gute naguceye mu ijambo ri ubu abantu basigaye banyita muzehe man ku myaka ya 40 Reka da rega buriya 40 ntago ari nubwira nuzura ubundi jewe nkurikije imyaka yanjye ubuse reka amagara rumbwire man ndebere urabona washyira nko myaka inga wenda ni wite ko wenda no ubuzima bubi burimo muri iyi minsi ako muri iyi minsi nyamara ameze na neza ndimo neza wallahi ariko rero ubonye ibiryo byiza ukaba umeze neza nk'icyumweru kimwe oya nk'amezi 3 ahita nkushyira ku myaka nka 30 ifunze ndagusuje cyane ariko ubu ndagushyira nko kuri 45 ye nta baby mfite nta mwana baba we nta mugore arara bo none ubwo nyine twari tugarutse muri ibyo nyine abashire bo naremba afite benshi mfite nk'iduzeni muri Amerika wese nta numwe uri kugira ukuntu agufasha ahubwo nyine umusheri wa Tindo umukurikiye muri USA kwira niba ushize twarabivuze nta muntu uranyandikira ngakuremera umwaka twatangiye undi kandi tugiye kugera mu gihe cy'iminsi mikuru umunsi n'ebyiri zo kuhambira aho umuntu uzi ko wateretanye na Tindo koko wenda abandi babaye inshuti bisanzwe neza ariko umuntu urya mwabaye mu rukundo koko ko umuntu ari umuntu w'agaciro ubu ntago mubona Tindo koko duhere mu Rwanda abo mu Rwanda hariya ma diaspora mu Rwanda ndumva abo hanze ahubwo abo hanze nibo bankumbuye cyane ninde abo wibuka hari nka semere kuri reka mere kuri Jasmine ni umunyarwanda Jasmine was my girlfriend in the USA. It's a black American woman. Afite nkomoko from ashobora from Wisconsin. Wisconsin. Ako just of course it's just born in black America. Born in America. But there is an African American and American. It's a black. Biragoye. Tuvugishe ako ariko nta munyarwanda kazi mwigize barahari be reka ndebera iyo kaneza Tabita yabaye umubyeyi mukuru Tabita yarashatse kera hari indera nibe Tabita irindira ndamushuje cyane muri Phoenix Arizona Tabita rero ntajya yize muri kiye atajya USA afite ubora ko afite n'umubyeyi ukomeye n'abana bakuru ungu yarabyaye kabisa impamvu mwibutse twigeze kujya yafite musaza we kaze basetseho gakeya mbatira gastori noneho ari ukuntu umuntu ajya kwaka akazi ku kibuga cy'indege musaza yaje kunyakira akazano yakoraga ku kibuga cy'indege noneho njyayo tujyanye n'uwo musaza we ko yakoraga agiye bampa ibizamini nakoze nk'ishuri 3 ntatsinda kuko nibwo nari nyagira ariko ntaramenya systeme babazamo ngo mbisubize karakazi koroshye ndyoshye ubwo mba ndi nka manager nuko ubwo ndamushuje rero n'abanyibo aranyibuka cyane ubwo ahita nsuriza abitwa basengi yumva abanyarwanda bose basengera muri Adventist Church 43 Avenue Glendale Arizona mbasuza cyane yes nuko bimeze hari n'abatipe bani inshuti zawe hari cyane ahubwo se
nta muntu usengera umu diaspora ako diaspora cyane cyane nk'abanyarwanda bari aho ngaho muri Arizona Phoenix, ndavuga nk'abatuye hano kuri Camelback Road, abari kuri Bethany Road, abari kuri 67 Avenue na Glendale, abatuye hano muri apartment ya Kava apartment, abakuri Indian School, abasengera kwa Pastor Francis Evangelique. Hagize icyo mukora ku mwaka urangiye. Mama Pastor Vestine komera cyane. Marcote. Yibutse ko yabaye muri Amerika. Vestine umwaka urarangiye reko twatagiye undi ndabasuza cyane. Bonani. Kabaye. Yamaye. Imyaka ibicende irashize. Cyende irashize ta. Yamaye nka. Irashize icyenda. Ubwo rero almost ndashaka suhuriza abantu umuntu waba usengera muri Keneo Church. Localisé at 37 Avenue Camelback ku muhanda wa 37 Camelback Road. Shora nayibuka yose. Pastor bamwita Maid akagera na Gypsy b'Abanyamerika bagakora service ya mbere, service ya mbere, service ya kabiri tugasenga ari Abanyafurika. Harimo abantu benshi barimo bakiba bamatata baherena, abo bose ngira ngo babyumvise, abo bose nabandi banze kireka kwirengagiza ufasha amadolari 100 cyangwa 50 muri nka 5-10 ngira ngo tindo twahita tumuremera ku buryo agira ibihe byiza cyane pe. Ikindi nta telefone ufite, telefone yabaye ikibazo noneho ibaze ko kukubona mwumva ko tindo umba namukuye Butare, uba ngoye Butare ukuye Butare, ariko ni communication imeze nk'imwe yo ku rugamba no gutuma ugavuga ati mwakana ko munshakira no mumanira umumpere bisi mungereza kugeza tubonanye. So ati twihuse ndashaka smartphone pe, bagushakiraga telefone, reka mbatuma ahubwo kwa boss wundi umuntu twabazi uyu munsi rero ntago umuntu wanyu w'umudiya umunyamerika mwatugendana uyu munsi muranyishimira, umunyamerika wese kuri iki kiganiro ubwo twahire mu Banyafurika abatipe bakina muri Liberia. Reka tubwire umuntu bidukorera neza bagenzi, ako bagenzi si muzi bagenzi yigize kunyandikira kumbaza bagiye kumvugisha ndikora ko nabuze telefone. Bagenzi tugiye kumuha rendezvous, ni rendezvous tugiye tumutume oya ubwo tumuteye akamu, bwira abatipe bo muri Liberia kwa George Liberians arimo Rooney Brown. Okay, babyumvise babwira uti tindo still waiting for you man, for your support to me man, I wanna be a man, you know. Hari umuntu wambwiye ariko ngo burango tindo ngo utambeshye ngo kowiza amashuri menshi, ariko ngo burako koko ngo nitabe n'inzoga byatumye ngo buva muri Amerika ngo waranasaze nanye abantu benshi barabinyakira nyamara tiwasanga ura mutipa arasaze, kandi ngiye nkababwira nti tindo ntago yasaze ni muzima. Ako buriya ngiye ikintu mbashimiye cyane, commentaire zabo mba nzikeneye pe, niyo mpamvu nyeneye telefone kugira ngo mbikurikirane tujye tunavugana. Binabaye byiza mwajya mutanga commentaire mugashyiraho na nimero. Ubwo rero dutangire tumvuga nti nabaye mu muhanda rero. Umunsi wa mbere ufata ibyangombwa byawe ugasohoka mu nzu wabagamo wishyuraga ubushobozi bwanze, uvuga ati ndagiye noneho ku muhanda birarangiye. Kuntu byagenze se? Byagenze gute? Ubundi akazi ka mbere ubundi wishe ntaririrwa. Ariko rero nimukajye mugira ngo nige ese kuki mvuga nkahita nerekana nako ari igihe nyiri amakosa. Icyo gihe ntago mwamfasha. Ariko ni nawe nyiri amakosa. None se sibyo se? Ngicyo ngiye kwemera. Ese wabitwemereye. Nese ariko that was God's plan. Ngiye nyega kwite was God's plan n'umugambi w'Imana. None ntibyabura twabura kubivuga gute? Ahubwo Imana yabwa icyubahiro. Wabona muri Amerika y'ubukire warapfiriyeyo. Zatse bagotera rero ati haleluya haleluya haleluya. Buri wese ateye amen. Okay, dukomeze rero. Umunsi wa mbere babyita kuzinga karaga ubundi na Kinyarwanda cyiza sinzi niba mbivuze neza. Ubundi muri Amerika ibyo nari mfite mu nzu byose inzu sinyibashije kuyishyura, nta kintu na kimwe nyibashije kwishyura ubu ngubu. Ikintu gishoboka cyonyine no kujya ku muhanda nkajya ndyama ku muhanda. Uwo munsi byagenze gute kugira ngo bareho umunsi wa nyuma ko kufatiraho umwanzuro wo kujya ku muhanda? What do you mean? You mean to kick me out? Yes.
byagenze bite kuko hari ukuntu uguhoragoza ukiyambaza abantu inshuti bikanga abavandimwe bikanga ukaguzaguza ugashaka zibikanga none bikagira ku munsi wa nyuma nta kiri kintu wakora. Ikintu nshaka kubanza kubabwira mubare mukundi ikiganiro ngiye gukorana na Ghost na Jada bagomba kugikunda eba nshaka kubona views nk'abantu bari kureba igikombe cy'isi muri iyi minsi views zarabuze igikombe cy'isi cyazitwaye abantu bose bibereye i Qatar byaranze gerageze mujye mukora smartphone murebe no kuri Iris TV mu Rwanda muri YouTube muri kuri Iris TV. Ubwo nyine buriya umuhomuresi umuntu utumva ururimi rw'icyongereza yumva ko nyine nk'inzu iciriritse nyine kuko hariho muhome na rese ako rese ubwo urumva nyine twakuramo amagambo abiri home and rese ako rese nayo twayikuramo indimi ebyiri harimo igifaransa nyine rese yo kugira gute turese sa mbega kiri gusiga ikintu ahantu je kuvuga ni je peux parler maintenant est-ce que pour conjuguer le verbe laisser au passé I left my car no ku gifaransa ko wakibagiye tino wahise utatsebereza kuri j'avais laissé ma voiture I have left my car USA right nabizi ko wari ufite imodoka. Yes. Noneho dukomeze umunsi wa mbere nari mfite akazi ndasuza cyane abadiaspora ubwo nabakora muri iyo company iyambiye nakubitaga CPS suze page na Debra ba manager hakubura abanyamerika bo ntibajya bareba YouTube list vira ariko uyu munsi nituri bubura abantu bari abanyamerika bagomba Abanyarwandakazi bari muri Amerika abanyarwanda ndetse n'abandi abarundi Tanzania nabo muri Kongo cyane DRC harimo abapasiteri benshi uwo mupasiteri rero ahubwo ndashaka azantangira ubuhamya ubwo umupasiteri wo muri Grendel Adventist Church ahantu nararaga ku muhanda se ku rusengero wabanje kurara ku rusengero okay ubwo nibyo twinjiye harimo n'abanyarwanda basengera aho ngaho ubwo nibyo twinjiye mu sasa umunsi wa mbere usohoka mu nzu waraye umunsi wa mbere usohoka mu nzu naraye muri Home Charity Victory Bag Home Charity ubwo n'ahantu baraza abantu babuze aho barara n'ahantu leta ya Amerika ibafashiriza bakaba baraho nese ahubwo ubwo nyine umunsi wa mbere ukuntu byagenze urako apartment harazi bazirindwa n'abapolisi buriya nabuze amafaranga yo kwishyura inzu ko nyine naravuye ku kazi ndabizi nyine ikibazo muramumbaza ikibazo cyatumye ndeka akazi turabizi twabiganuriye bushize nabisobanuye mu buryo butandukanye ariko buri wese abasha kuramo experience yo kugira ngo itware neza mu kazi. Don't be fired, take your time man on the way, right? I love you too. Ubwo rero ubwo nyine reka ubwo nyine bazankure mu nzu mite njya ahantu bita 35 Avenue come back ahantu hari Home Charity. Ubwo iyo Home Charity rero nyiraramo iminsi 2 ari iminsi 2 cyangwa 3. Muri so wemerewe kuba mu gihe kingana iki? Yo bakwakira wemerewemo kuba mariko hari amafaranga ugomba kwishyura. Ayo mafaranga uramutse ayo mafaranga utagize utayishyuye ikibazo barakubwira batigendere après 1 week ujya gushakisha n'ahandi. Haraho ugera rero Home Charity akazakurambira kora ko nta kazi ufite part time wenda amasaha 4 cyangwa se ngaye ku buryo wabasha nibura kwishyura nk'amadolari 40. ubwo bawishyuza nkangaye nibura nka $40 wenda ku kwezi. Oya mu gihe niba wakoze mu gihe cy'ibyumweru 2 nibura ukaba wabasha kuba wabaha nk'amadolari 40 ku icyo gihe ubu uraha icyo gihe mba ndahantu bangaburira nkanaryama je nkabyuka nkajya gushaka akazi kajya guhiga. Undi bakigisha n'amasomo asanzwe ya
mbega yo kwiyakira muri wowe mu gihe umuntu nta kazi aba afite. Noneho ubwo rero iyo icyo gihe kiza akazi karabuze, ubwo akazi kabuze rero nta kindi nakoze, ubwo nanjye bahise bambwira ati njye ku muhanda. Baragusohora? Barasohoye. Icyo gihe na bag yanjye narajyanye muri Amerika, ndumva ariho nayisize. Mpita njya hano ku mugabo w'umuzungu wakoraga ibintu by'amamodoka, ancumbikira nk'icyumweru. Narahasize na certificate y'ibyo nari narize bya nursing assistant, ndumva ariho nayisize. Nyuma yaho nawe umuzungu nawe aza kwikomereza yigira mu zindi gahunda. Ubwo nibwo nahavaga rero mpita njyaho ku rusengero kwanza. Nkazerera umugore wagera ajya ku rusengero. Ukaryama mu rusengero? Oya, ku rubaraza urusengero baga rufunze. Njye naraga hanze rusengero. Okay. Hari n'abandi bahumuretse twajyaga tuba turi kumwe aho. Ese Tindo ubwo umunsi ujya hanze? Rega bahumuretse aba barimo n'abahumuretse batanu, hari black and white, black and yellow. Abariho n'abagore mbese? Bana nubango ni igitsina gore abakobwa. Faculty, mbega ni faculty zose ziba zihari. Ni faculty zose? Ni kind of persons buri muntu wese. Birantangaje. Neza ko byibuze. Abahumuretse benshi cyangwa se hafi ya bose ahubwo bari abagabo. Nta mugore nta muco bagira, ari umugore wo kurara ku muhanda we. Ahubwo hari igihe bafite n'abana. Bose bari ku muhanda. Urabona tuvuge wenda ngiye hano na Kumati mu mujyi Kigali. Kuri na Kumati. Urani ugiye kuhaha gushopinga. Hari bahitangukira. Hari ikintu cy'igitebo gikoze mu cyuma batwaramo ibintu umuntu haha. Yego. Kira gitebo cya kijyambere. Kira gitebo cya kijyambere. Ziko cyo gifite amapine. Ubwo rero muri Amerika umumurisi nicyo atwaramo ibintu, ikiringiti, igikapo, imyenda. Cya dustbin gifite amapine. Yibura kira si cyo gitebo mu iterambere turimo nyene. Yego. Nicyo ugenda ucungamo wenda igikapo cyawe, akamatera mega nkamatera. Akazingazinga ugashyiramo. Ariko matera mvuga utageraho ni matera double cyangwa se mwayene cyangwa simple. Twita simukadi. Hari matera za simukadi. Twazitaga muri seconde. Ndushobora kukojoga tushyira mu ikofi. Wowe icyo gihe wisanga ku muhanda hari muri he season? Hari muri summer? Yari it was summer. Kubera hari winter na summer. It was summer mu gihe cy'ubushyuhe. Kubera buri Arizona actually is a desert. Harashyuha byatari. Agasigira winter. Winter nyine niyo sezo ko niseze ebyiri, ubwo winter ni mu gihe cy'ubukonje. Muri Arizona ni desert? Ni nka desert sana. Okay. Ubwo rero urusengero rero ku cyumweru mbaza tese ubwo wagiraga ku cyumweru narasengaga. Nese Abadiventiste se basenga ku isabato? Basengeragamo harimo ni narajye no muri korara, ahubwo hari harimo abasenga kwa 3 babanuze baba dive. Bakagira service mu Cyongereza, harimo n'Abanyarwanda. Abanyarwanda nyine bakajya basemurirwa na umupasiteri. Cyangwa se bakenjoninga se mu place bakicara mu rusengero rwaguye. Pasiteri akababwiriza. Yambi ndabasuza cyane. Okay. Ubwo rero bavuga hari Abanyarwanda batumva Icyongereza cyangwa Icyesipanyol. Bagasemurirwa. Hanyuma ubwo icyo gihe nibwo watangira no kwiyegurira Imana ukajya ujya mu rusengero. Wanyuma ukarurarira nta kazi baguhaye ninjoro. Noneho nta muntu urarije urusengero uti rwaragucumbikiraga ahubwo. Abwo imvura yagwaga twarumirwaga. Ubwo twinjiye ko wagiye ku muhanda ari mu bushyuhe. Mu kanya turaza kugira kureba ubuzima bwo mu bushyuhe, umuntu uri mu homeless, turene mu bukonje ukuntu ibintu biba bimeze. Nyine turi kwinjiza abantu muri bwa buzima tujye twumva abantu benshi hano iyo turi kuganira nabo anatwaye mu muhanda kumva ngo nciye ku homeless nyine abantu benshi bakibaza ubundi mu homeless ubuzima bwe muri sama mu bukonje
ubuzima bwe buba bumeze gute buryo turimo rero sasa tugendeye ku experience byabaye kuri Tindo. ni ukuvuga ngo mu gihe cy'ubukonje turi mu bushyuhe mu gihe cy'ubushyuhe nta kibazo umuntu w'umuhomurese aba afite ku muhanda, ariko kuba umuhomurese muri Amerika biterwa nyine nyine ubwo ni ukugira ngo munankunde ngenda mbasetsamo nyine biterwa na domene nyine y'umuntu na domene. Hari ufite uri muri bankruptcy, urakoze uri muri domene y'ibyaha runaka, hari wa mbega wibye banki wenda mbega there is a reason why to be homeless. Ni ibintu byinshi bitandukanye. None se ko uri homeless arabibye banki arabwo bajya kwaba uvuga urugero ushobora gukora icyaha cya robbery wenda cyangwa se wenda stealing, ubujura, sibwo tuba munsi wa mbere, munsi wa kabiri bakagufata, ubwo si baye feloni. Nago turi gusubira inyuma ku cyakugejeje kuba homeless. Ubu turi deja turi ku buzima bwa homeless. Turi muri samo. Kuryama nta kibazo ninjoro, ubushyuhe ku manywa biba bimeze bite? Ubushyuhe rero nijoro. Ko mbona kari gihashyuha kuko sinzi wenda waje no kubitubwira. Ari nk'umuntu wambwiye ngari gihashyuha sibyise ko ntarabyemera ubu. Wenda abantu bari muri Amerika batubwira batumara amatsiko. Ngo ari gihashyuha state umuntu yambwiye yabamo ngo bikagira kuri degree Celsius ngo 90. Bana antiri handi ukoresha mu nzu iyo bita air condition ikonjesha. Nyine ndi kubyumva ibyo bintu se uko amazi yaseruye yahiye abari kuri degree Celsius 100. Ngiye ntago numvisha ukuntu ubushyuhe bwagera kuri degree Celsius 90 umuntu akagenda bigashoboka. Hariya ni ibintu biri possible kabisa, ni possible kuko it's possible. Noneho kumanywa mu gihe cy'ubushyuhe sasa uburi hehe? Mu bushyuhe abantu benshi babibereye muri piscine. Wowe umuhomurese abari he? Naragenda akajya mahabare ma piscine agenda ukiyogera nta kibazo. Y'ubuntu? Kujya muri aparite mu kiyogera kigendera. Aka kenshi ubu akesha abahomurese dagwa nk'urugero nko muri California nanyuze hari abita Autriche muri California hari hano downtown Los Angeles mu mujyi. Hari ahantu haba hari nk'ibigo birimo abahomurese kuryama bakimenya, imvura mu bushyuhe nta kibazo, imvura iguye bakanyagirwa nyine babikoca. Kuba umuhomurese nyine biterwa nyine n'ibintu bitandukanye umuntu agiye akora muri government cyangwa se bigatuma abura akazi kugira ngo bashe kwishyura inzu yo kubamo. Niho umuntu ahita aba umuhomurese. So nkuko byumvikana wenda twari turusa nko kumva mu bushyuhe ndakeka wenda ati mu bushyuhe sari ibintu bikomeye cyane mu gihe cy'ubushyuhe umuhomurese wenda ahura nabyo by'amazazano kuryama ku muhanda byo birumvikana na muntu umwe wabyishimira. Sinzi ibindi wenda ahita ukomonta. Mu bushyuhe habarimo nko akenshi mu bushyuhe bafite ibibazo ku muhomurese ku muhanda mu bushyuhe akenshi twavuga ngo ikibazo gusa cy'amazi wenda kunywa amazi kenshi bakoresha amazi amabarafu cyangwa bakakunda kunywa ibintu bikonje cyane mu gihe cy'ubushyuhe. Wobwo wabigenza gute? Ku muhomurese babimugora cyane kuko nta mafaranga aba afite, ni handi asaba ku muhanda avuga ati help me kajya kugira ngo abashe kubona iyo ji abashe kubona se wenda bira bintu byose nyine umuntu akenera byo kunywa ariko bikonjesha umubiri. Babifasha na barafu, amazi se, barafu muri fanta, soda se. Kugira ngo urebe ko inyota wayicogoza. Hanyuma kubundi kudufaranga dukeya urumva nta kazi no kugenda gutyo kuno ntobwa twinjira none kurya kunywa. Aho niho hari ikibazo rero. Bigenda bite? Akenshi ubusanga ari nka churches. Different churches baheripa abahomurese bakaba kuri the food. Insengero zimwe na zimwe zifasha abahomurese kurya. Birashoboka ko cyangwa se akaba afite chance afite ikarita ya food stamp. Afite ikarita igendana bakaba mu ibiryo. Ikarita ubwo bayiguhabye ariko iyo karita kuyiguha hari impamvu hari
ngo hari ibyo umuntu requirement yo kugira ngo umuntu abe yahabwa food stamp. Ubwo iyo ugize amahirwe kubona food stamp birakorohera, ariko iyo udafite iyo karita ya food stamp card kubaho nyine ni uguhagarara ku muhanda ubonye ukamusaba akaguha, cyangwa se wagira amahirwe ukabona ahantu wakora akazi ariko nabwo wenda mu buryo buba butemewe ariko ugahembwa make. ubundi wagenda ugaterura nk'amakarita ahantu ugakoropa bagukubita nk'amadolari 30 ugataha. Ubundi icyo navuga muri makeya, ubuzima abahumuresi ubuzima bwabo ntago nawe nakwifuriza kuba umuhumuresi. Birumvikana nawe wabyifuza nuko twarimo udusharinga ubuzima bwo kuba umuhumuresi kuba bumeze. Gusa kurya kunywa ni ikintu kiba kigoye. To get something to eat and to drink or to be dressed like shoes and n'imyenda nyine imyambaro, it's very hard to find it, but because just there is a lot of communities and the different churches there, nibo bagenda bafasha abahomurese kuba mu ubwo buzima. Okay, hanyuma ati noneho twinjire mu gihe cy'ubukonje bakanasenga. Igihe cy'ubukonje kigeze, bigenda bite ko mbona ari abantu batabasha haba hariho ubukonje rimwe na rimwe ikiremwa muntu kitabasha gusuporta kubamo amasaha 5 kuzamuka. Mu bukonje rwose nanjye nakubwira yuko abantu benshi barapfa abahomurese. Uko ni hahandi ushobora kubyuka nka mu gitondo harya iyo hakwakundi bicu tuvuka jya ureba umuntu hariya n'umubona ukabona ibintu by'imyotsi cyane mu muhanda abyita mukira ibihu niyo neje se oya neje ibihu bishobora guhera mu gitondo bikarinda y'imara 24 hakonje nyine nta zuba wabona. Ariko state wabagamo ntago hagwaga neje urubura. Je ntago nageraga ku rubura cyane rimwe na rimwe kwa kundi urubura no mu muhanda kaburimbo gasanga imodoka zahagaze. Kereka mu bice byo muri Alaska hari ya muri bira bice n'ahandi ma state amwe namwe za Colorado na za Colorado cyangwa na za Florida na New York nahoze mbona gwafunze imihanda na Florida hari amaza Miami gutyo hafi y'inyanja sinzi cya muri Cuba hafi ya Cuba gutyo. Ariko ubukonje bwakwicaga cyane jewe ukuntu byagendaga rero kandi uri buryame ku muhanda wabigenza gute hano utari kubasha kubusporta cyangwa turi basha kubwira kintu yakoraga ko nabaga ndi ku muhanda kenshi niho ahantu usanga abantu benshi banywa itabi kugira ngo bafashe ubukonje no kunywa ibintu bishyushye. Mu gihe cy'ubukonje rero abantu barapfa cyane, usanga nk'abantu barwara imitima, ugasanga wenda nk'abantu bafite nyine ibibazo indwara runaka muri bo bahita bahura na crise cyane, bagira crise. Arabo wibuka bapfuye mwabaga muhura ku muhanda? Barahari benshi, ahubwo nyine ko muri Amerika hari igihe umuntu aba yita ku buzima bwe nta n'umwe witaye ku wundi. Actually buri muntu acungana n'izamu rye. Ese ubwo abakobwa bari ku mihanda cyangwa abadamu ntibashobora guhohoterwa na bagenzi babo bahomuresi muri aho ngaho mukaba n'ubundi deja nyine niho bitangirira byose niho bitangirira ibyabura. It just started that day, urumva bitangirira aho, ariko nyine baba bafite consequences nyinshi cyane mu buzima. Kubona umwana w'umukobwa w'umwirabura, umunyamerika, umuzungu, donc different colors, birababaje. Aryamye ku muhanda agapiga pongi. Niko kumanywa ubwo bigenda gute? Ushaka kuryama? Ushaka kuryama ya munsi y'ibiti ukaryama nko cyane cyane nko ku bibuga ku maparke nyine hari playground, gasasa kiringiti aho ngaho ukiryamira. Bantu dreams kabese umuntu akarota byatari ukituriza, byagera ku mugoroba ukajya kuri feruje ugasaba ibyo kurya cyangwa ukajya gusenga, ariko nyine n'ubuzima bukakaye. Hanyuma akandi koga
guhindura imyambaro genda bite koga rero jewe y'abahomuresi bagenzi banje b'abahomuresi ubu ngubu bamaze abenshi barandutaga ushobora gusanga bamaze kuba the oldest you know barahari pe bare twabanaga ako giye mu gukaraba nacungaga aya mazi yo ku kibuga nk'ubu ngubu nko muri Qatar mu kanya kuri match ya Brazil irangiye bahita bamena amazi habarimo amatiye amazi akajya bakabanza ikibuga bakaza atungereza mu kirere pasi kugira ngo uriya tapi banze bayikore fresh niba ari akubera byatsi ni bya tapi meya atari ibyatsi ubwo rero amazi iyo amazi bafunguraga ayo amatiyo je nacungaga amazi nyina nyenda nkahagarara nkabankoze nkatekinga shawo stereo yashiranaga ariko nanjye bwo gukaraba ni nka rimwe ni by chase nyine ni nko gucunga nyine kwa ko ngo nacungaga ngo yuko ngo amazi yihindukiza ngo nanjye ngo njyemo ngo ndere ko nakira byanditse ni murongo muri bibiri ubwo rero uvuga nka rimwe mu kwezi no gucunga nyine ugeze amare ukabona ikibuga ku bibuga bafunguye amazi kagenda ukoga cyangwa ku rusengero aho nararaga hari robine nagira amerwe bacomeka umupira bari nko gukora amasuka aho ngaho nyine around the church ubwo nkaba nda profesi cyangwa se nka ahubwo hari umunyarwanda nashaka gusohoza hari umunyarwanda yarigeze guhura rwose bana narazanye amaga ndi muri Amerika waraye wazanye amaguri muri Amerika oh my god anjana yanjanywe mu rugo arakoza nduga maze gukarabara namporeza ubundi ndongera ndigendera ndamushimiye mani mumugisha imukomeze mugirere neza wari umaze igihe kingana cyo toga ubwo icyo gihe kugira ngo uzane amaga no kumara kwezi kumwe kwa guhagije utoga wambara inkweto se byatari inkweto y'ubuzambara ahubwo ngiye imyenda igeze kunshirana ninjira muri supermarket nyine nk'abandi babosi bose babura ati burandisere ngiye guhaha danda shopping address and shoes mfata imyenda noneho guca kuri gishe ngo ngiye kwishyura mitagata mu muryango ndikomereza banyirukaho aba security banyanze abikora ko se murebe ukuntu umeze kweri kuno nambaye ni ugushyiramo imiyaga mwo kabyaramo banshyiramo imiyaga Diso umunyarwanda yagize neza yari umugabo ari famiye bari abanyarwanda nyine bari batuye ahantu kuri apartment bita ni bari Pioria Foritory Avenue Pioria bagize neza baguye n'imyambaro bamaye n'imyambaro hano ku rusengero hari abazungu bamfashaga hari n'abadamu babiri bigeze kumbwira ngo banyitwarire ndangamani bakujyana iwabo nje mbana nabo ndanga pe b'abanyarwanda se ubu ngubu mba ndi wanene naranze kabisa ese wagiye umva gugifita amahirwe iyo mbimenye numvaga mvuga ndacyafite amahirwe yo kuzabona aho mba wenda nkabona akazi kuko nabaga mfite ibyangombwa nkishyiramo ko aho ngenda ko narapurikaga ahantu hose nuba ko nshobora kuzagera nkaba nabona akazi okay aha ngayo nguko uko bimeze rero ngira ngo ni ubuzima buba butoroshye kuba ku muhanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubushyuhe cy'ubukonje se umuntu arya te yiherera te cyera ko icyo kibazo kiroroshye USA bura ntago twikomplika akareka ubigenza gute habara amapuberi kwiherera habara amapuberi ubigenza gute se ku giti cyanjye se habara amashashi bana noneho nyine nawe urabyumva nyine bana ni ikizamini nyine bana kugitsinda nyine uba urirengagiza tu kumva kuri muri bathroom ntabirenze wiherera mu ishashi kujyana kwandiki ushyira muri puberi hariho ipuberi binini imodoka ziga picking up ayo bita garabish garabish nyine aho wasted nyine bakayoka munagaye nkahita westing nyine muri garabish niho hakaza imodoka zijyana bya bintu byose baba bakuze mu maparitema cyangwa se kwinjira nko muri restaurant cyangwa ahantu mu kabari gutyo wenda nk'ugiye kwigira neza ugahita ukomeza nyine hari ujya gukemura ikibazo nyine aho hari ubwiherero ikibazo cy'amatsiko buriya nsigaje miriye
ngira ngo twabigarutseho mu bushyuko wabaho mu bukonje uko barya uko babona udufaranga two kugura ibyo kurya ngira ngo yabigarutseho uko babiherera kuryama ngo ni ku muhanda birumvikana uryama aho ugeze arukuntu inaha Kigali ababo ku mihanda usanga afite ingangiye hariya naho niko bimeze cyangwa ugenda uryama aho ugeze ufite ingangi yawe ugize ukagangikamo muri Amerika ni pasiparito aho wumva ubuzima bwawe bukoroheye urahagumye nk'ubugewe hari igihe navugaga nti ntabwo ndibwirwe wenda kuri urwo rusengero nkacunga nka gari ya moshi terenzi kankura nk'anikanyana kuri metero sente yanyura muri metero sente nkateka nkava nk'hano nkazajya nkahera nko ku Kibuye nkaba ariho wenda nshakishiriza ubwo buzima byagera nimugoroba cyanyuma amasaha igihe nshakiye uko ari 24/24 cyangwa se bisi akenshi hari igihe ujya muri bisi niba kwishyuza kwidepurasa transport biba byoroshye okay so ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyakanye reka tugisoreza aha ngira ngo nari mfite amatsiko menshi yo kumva ubuzima bwo ku muhanda ubutazafata indi party ikindi gice turebe ku bundi buzima ariko uyu munsi reka dusoreze aha ngaha ariko dusoza ugira inama uha abajene mu buryo bwo ariko ngira ngo sha warazibahaye yewe umva nkubwire amashyushyu nose ndacyabicisha amatsiko muri Amerika USA hey man you gotta be careful for USA it's just to learn how to live there because ndabiza abantu bose bavuga gutsindira green card ngiye muri Amerika warize kaminuza ubonye akazi utunze imodoka utunze amafaranga birangiye ugiye ku muhanda bamwe bati buriya tindo n'ibiyobyabwenge yewe reka mvuge gutya wenda ni abanyadiaspora aho bari hose inama nabagira bo ndashimira Imana je na buri umwe wese cya buri wese kuko Imana ni ifite umugambi ku muntu yego nanjye nagiye muri Amerika nzi ko hari plan nari ifite kuntu ufite projet runaka ariko buri Imana icisha inzira umuntu imucisha mu nzira bitewe n'iki Imana ishaka umuntu hari icyo imushaka kumugezaho ubwo rero rubyiruko cyane cyane abifuza kuba nyine muri Amerika bariyo nama nabagira yabona dore turi muri viziyo no kwitonda ifu yo kwitonda musamare nta gusamara urangazwe n'uburyohe bw'ibyisi bw'ibyisi umere nkabyo mu mubwiriza ngo wa musore ngo ineneze mu minsi yawe ngo y'ubusaza itaraza ubwo rero nababwira ni kabisa mumenye responsibilities kiba cya umenye ngo Imana icyatumye kujyana muri Amerika for which reason mubitekerezeho kandi nanone bose mugomba nyine gukorera Amerika mugakorera n'u Rwanda ntago mugomba gukorera Amerika gusa ngomba no gukorera u Rwanda ibuka umwasize inyuma abo mwasize inyuma dore turacyakura turi batoya bo ubwo rero urubyiruko bwirinde ibiyobyabwenge n'ibisindisha kandi nanone utabashe kwihangana vice is written in the Bible ebana inezeze mu rugero turashoje dushimiye cyane Tindo nifuza ko wifuza kumuremera wifuza kumufasha kugira ngo abone telefone ubu ngubu ntago ari kuri rezo Tindo ubwo ngubwo ushobora kuba wanyuraho cyangwa se nimero yawe ntago iriho ubu ngubu bana kabisa je icyo nshaka kubabwira uriya communication ni ikintu cy'ingenzi yego ngiye rwose undemera telefone kuri je yabangiriye neza abakugiriye neza hari igihe ntasinzira tekereza umuvandimwe inshuti habura uko muvugisha ubwo rero telefone smartphone no rwose wa contacta Jado nanjye rwose yambona ntago yambura ntiyabura n'uwantumaho okay turashoje rero turashimiye cyane Tindo kuri Stephen umuvandimwe abatuganiza byinshi bitandukanye Tindo tujya dufate n'undi mwana tuganire tugira twigisha urubyiruko abajene n'abandi bantu bagira amasomo runaka bakwigiraho wakoze cyane okay merci beaucoup ndabashimiye cyane